Yes, ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze gusa by'umwihariko mbanza gushimira mwe mwakoze subscribe kandi nawe niba utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze twibanire by'umwihariko mu masomo ya buri munsi, inama ndetse n'ibiganiro bidugura kandi bikanatwungura ubumenyi bugiye butandukanye. Turacyari muri rwa rugendo rwo gukomeza kubaka ishuri tugiye kujya twigiramo amasomo agiye atandukanye, cyane ko buriya sosiyete yose waba urimo, yaba ku kazi yaba mu muryango urimo, byanze bikunze hari imyitwarire bagusaba ndetse nawe hari uko utekereza wakagombye kuba umeze kugira ngo ugumane n'abo bantu ndetse banakomeze bakugirire icyizere. Ibyo byose rero no kwiga imyitwarire ndetse n'imico igiye itandukanye kugira ngo ukomeze ubeho nk'umuntu, apana kubaho nk'umuntu w'ikigomeke. Abantu babayeho nk'ibyihebe ugasanga umuntu hari ukuntu abantu bamufata muri sosiyete, hari igihe ubaza umuntu uti se kanaka umubona ute, akakubwira ati uriya ni umuntu uri aho ngaho, ntago hamenya ibye, ni umuntu uri aho w'inakoreka, ni umuntu uri aho utakagombye kugirirwa icyizere, mbega ubundi ugasanga ni intagondwa muri make. Rero biragoye ko wazaba muri ino sosiyete by'umwihariko turi mu Rwanda utabana n'abantu, utiga kubana n'abantu. Mu bintu byose dukora, ahantu hose tujya, mu bintu byose dukenera, dukeneye kubana n'abantu, dukeneye ko abantu batugirira icyizere, dukeneye support yabo, dukeneye kuba hari umuntu natwe waduharika akatubwira ati ariko nyamara hari ahantu hari akantu ushobora kugenda ugakora. Niyo mpamvu rero kugira ngo ukomeze ubeho neza ndetse wumve n'ubuzima bukuryoheye, jya ugerageza wige kubana n'abantu kandi wige kuba inyangamugayo, kubera yuko abana batagufitiye icyizere biragoye ko ibintu byawe byose wakora bizajya biranenga. Dukeneye abantu, dukeneye abadufasha, dukeneye abatwizera, dukeneye n'abaduha amalinki tukajya kwikorera ibindi bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu iga kwiga imyitwarire igiye itandukanye kandi myiza. No ku mafaranga nuko bimeze, twabonye yuko buri ushobora kuba ufite amafaranga menshi ariko mu gihe utize imyitwarire iyakurura ituma ahora afite umutekano n'ubundi amafaranga aragucika. Ushobora kuba uyafite none ariko ntugire amahirwe yo gukomeza kuyongera, kubera ko ya myitwarire ufite ntabwo ibasha gukomeza kuyakavaringa. Ushaka kwigaragaza nk'umukire ariko mu by'ukuri ntabwo uriwe. Niyo mpamvu rero turi kwiga imyitwarire iboneye ishobora gukurura amafaranga ndetse n'abantu, kubera ko amafaranga n'abantu buriya birajyana. Abantu nibo bazana amafaranga kandi uba ugomba kubitaho nyine kugira ngo ukomeze ubakure. Niyo mpamvu ugomba kwiga imyitwarire iboneye kugira ngo dukomeze tugire ute, dukurure abantu ndetse n'amafaranga. Ibintu ni abantu niko umunyarwanda yavuze, niyo mpamvu natwe twiga kugira ngo tubane n'abantu ndetse n'ibiceri nyine bigende biza gake gake. Hanyuma rero ngiye icyo ngusaba, turi kubaka ishuri, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze twibanire mu biganiro bigiye bitandukanye. Tugenda tunyuza hano kuri The Bridge Link Finance. Hanyuma rero hari byinshi ugenda ucamo unyuramo mu buzima bwa buri munsi, yaba abantu ugenda gusaba ubufasha, yaba ari abakubwira ko ibintu bidakunda, yaba ari abakubwira ko ibintu uri gukora uri mu murongo mwiza, ariko byanze bikunze twese tugira igihe tukavuga ngo iki gihe nicyo gucika intege. Hari igihe kigera nawe ukumva rwose ukavuga ngo ibi bintu ndimo nanjye ndumva bitameze neza, gusa ukaba ubikunda, wa mutima wo kuvuga ngo ibintu ndabikunze cyangwa mbirimo, ugakomeza ukagwatiriza ibintu, ugakomeza ukabigendamo, kabone nubwo nta kintu waba uri kubona, ariko ukaba we expectinga yuko ejo ibintu bizagenda neza. Cyane ko twabonye yuko niba ubyutse mu gitondo ukumva ibintu bimeze neza, ukumva uratera akaguru bigakunda, ubuzima bugikomeje, uracyari umukandida w'ibyiza, nta mpamvu yo kuva ku bintu, cyane ko Imana iba itaguhamagaye mu bayo. Hari impamvu rero ukiriho ku isi, ariyo mpamvu uyu munsi urajya gusanga ukabona umuntu ngo agahinda gakabije ngo karamwishe, ngo depression ngo imeze nabi, ngo ibintu byaranze, rimwe na rimwe ukumva umuntu araniyahuye, ariko still nuko uba utarasobanukirwa igisobanuro cy'ubuzima kuri wowe. Niyo mpamvu rero twebwe turagerageza kugira ngo dukomeze twige amasomo agiye atandukanye, by'umwihariko adufasha kugira ngo dukomeze twavanse mu bintu byacu byose dukora ndetse duhorane n'imbaraga. Dukeneye ikintu kidutera imbaraga za buri munsi kugira ngo dukomeze dukore ibintu byacu. Hanyuma rero buriya ubuzima baravuga ngo ibintu ni abantu, nibyo nahereyeho mbabwira, ariko abo bantu nanone ese wagatekereje ngo mu gihe abo bantu bavuze oya, kubera ko hari kenshi ukora ibintu ariko umuntu akakubwira ngo ibi bintu urimo ntabwo bikunda, ariko se nicyo gihe cyiza cyo kureka ibintu? Nicyo gihe cyiza cyo kuvuga ngo ubwo runaka mbwiye ngo ntabwo bikunda, ku mugani gukomeza kwizirika ku bintu kugira ngo bigende gute? Barakubwira ngo umuntu wakoze itara, ampuri iyi ngiyi ducana iba ku itara, yagerageje inshuro zirenga 1000 kugira ngo itara riboneke, urumuri ruboneke. Tekereza umuntu wagerageje icyo kintu. None wowe hari igihe noneho unabona noneho urugero rw'ukuntu ibintu bindi bikorwa cyangwa ibintu ushaka kujyamo bikorwa. Hari igihe uvuga ngo wenda ngewe ndashaka gukora akazi runaka, ndashaka kuba umudogiteri. Ni byiza, wowe ufite amahirwe yo kubona undi mudogiteri ari ku kazi. Ibaza umuntu noneho wavumbuye ampuru n'ahantu yigeze ayibona, ashaka kuzana urumuri gusa. Niyo mpamvu rero akenshi umuntu akubwira ngo iyo umuntu agiye gukina cyangwa gukina, umuntu aba yarabigizemo uruhare, umuntu akagukubita fact y'ukuntu yavumbuye ikintu kitigeze gitekerezwa n'abandi bantu, ari we wa mbere, ugasangana na IQ y'ubwenge bwa danje afite, kuko natwe nyine turatekereza.
ugasanga wowe warize wararangije urangije kaminuza ariko ngo ugeze hano hanze ngo ibintu biranze ngo uhise ugenda wiyambitse umugozi. Nawe nyumvira cyangwa urebe nk'urwo rugero, ugasanga uri kwiga wenda itangazamakuru, reka mfate urugero rumeze gutyo, cyangwa wenda uri kwiga gukanika, uri kwiga kubaka, ariko ngo ugeze hanze ngo kubera ariko ngo gusanze ngo n'ikiyede ngo cyarabuze ngo ufate umwanya wo kwiyora cyangwa reka nishyire mu biyobyabwenge kubera ko ngo ndi kubona ngo ibintu hano hanze ni ibisazi. Okay, nibyo wasaze ako kanya uri kumva ibintu bimeze nabi, ariko ujye umenya ko situwasiyo zigenda zihinduka. Urugero wakwiha rwiza, buri uzarebe iyo umuntu iyo ugeze mu gihe wishimye, hari igihe ugaba ukavuga ati njyewe nguhaye iki n'iki, babaho icupa njyewe mfite amafaranga ibi n'ibi n'ibi, ariko nanone uzarebe mu gihe iyo ugeze mu gihe ugahangayika ukumva ibintu bimeze nabi, ukumva isi yakwikaragiyeho n'ahandi wumva nta kintu ku isi n'iki na kimwe kigushimishije, ku buryo utekereza ati yaba Imana yarije igahita idutwika ikaturimbura twese tukagenda. Ariko iyo wishimye uba wumva nyine Imana yatwongeza igihe tugakomeza tukabaho. Rero ikintu tugomba kwiga cya mbere maze kubona ni uko tugomba kwiga gukontorora amarangamutima, kubera yuko aka kanya hari igihe ufata situwasiyo urimo y'ako kanya ugahita ubifata nk'aho ari ibihe byose, iri permanent. Nta kintu kiri permanent kuri iyi si kizahoraho, kubera yuko n'uruhinja ruravuka rugakura rugasaza, nta kintu ubundi kintu wavuga ngo kizahoraho ni uko abantu bazahora bapfa. Nicyo kintu cyonyine ugomba kumenya, wenda wavuga ngo ibyo ngibyo byo biriho kandi bizanahoraho, kuko nta gihe twigeze dusezeranwa ngo umuntu ntazigera apfa. Ibyo byo bizahora, ariko nta kindi kintu wakagombye gufata nk'ikintu kizahoraho. Nta mvura igwa idahita, ibi byose birarangira. Niyo mpamvu rero ugomba kwiga kwikomeza. Akenshi rero impamvu nazanye ino topic cyangwa nashatse ko tuvuga kuri iki kintu cyo kwikomeza ku bijyanye n'amarangamutima, akenshi iyo turi gukora ibintu byacu ugasanga none hanangiye ikintu, ariko umuntu nabona atari kugishima, atari kuvuga ngo iki kintu ni cyiza, cyangwa yanambwira we ibintu birimo bireke, ibintu ntago ari ibyawe, gute ko nta limiti wigeze uvuka ngo bagushyirireho. Niyo mpamvu uzabona umuntu bamubwira ngo ibi bintu ntago ari ibye, ugasanga ese yiheba aranabirekuye, yewe ugasanga ni nawe chance ziwe zarizi. Akenshi kugira ngo abantu benshi bakunda kuvuga ku bijyanye no kuvumbura impano yawe, bavuga yuko wenda ari cya kintu ukora wumva ukishimiye cyane ugikunze, ndetse rimwe na rimwe kikakugora ariko wowe ukakigumaho. Icyo kintu aba ari impano yawe. Cya kintu kiremera kikakugora ukabona yewe nta n'icyerekezo uri kukibonamo, ariko kubera ya mpano n'urukundo ugikunda ugakomeza ukakizirikaho kugeza cyagiye nawe uzaba uri gutanga ubuhamya bw'ukuntu ibyo bintu wabiciyemo. Rero hari igihe ukeka ngo ese abantu nibabona natsinzwe cyangwa naguye hasi, ese abantu ninjya kubasaba ubufasha bakanga, biragenda gute? Abantu bareke, kubera yuko abantu niba utekereza ko bazakuvuga ngo kubera ko waguye hasi cyangwa bakakubuza ibintu kubikora, kubera yuko wenda bari kuguca intege, bakaba bati ibintu ntago ari ibyawe byihorere bivemo, cyangwa wanabasaba ubufasha rimwe na rimwe bakakubwira bati Imana ibireke, ibi bintu urimo ntago ari ibyawe byihorere. Okay, ni byiza, kubera yuko n'abantu turi kubona uyu munsi bakomeye, bagiye bayoboye ibigo bigiye bikomeye, bafite position runaka mu bintu runaka, ugasanga umuntu afite ubuhamya cyane cyane bw'ukuntu yagiye asaba ubufasha kenshi bakabumwima, cyangwa ari kuvuga ukuntu yagiye ahura n'ibisitaza bigiye bitandukanye mu buzima bwe, ariko akakubwira ngo still ubu ngubu ndifashije, nanjye ndi muri ba bantu bashobora kurya ku mafaranga yanjye, ni muri ba bantu bashobora kuba wakenera ubufasha nanjye nkabuguhereza. Kubera iki? Kubera ko narakomeje ndafightinga, sinita ku byari gukomeza kungusha cyangwa byari bunantwara ubuzima bwanjye, ndakomeza ndahatana. Niyo mpamvu natwe mu bintu dukora bya buri munsi, jya umenya yuko wowe ku giti cyawe uri impano, uri igishoro gikomeye cyane, hatazagira umuntu ugusubiza inyuma. Kubera ko aka kanya uravuga ngo abantu baramvuga, ibaze ko kuba uvuga ngo abantu barakunaniye cyangwa abantu ni babi, urababwira ibintu ntibumve, urababwira ibintu bakagusubiza inyuma, ibaze ko n'Imana nayo ubwayo bayinaniye. Ibaze ko uyu munsi ubwira umuntu ngo ese wajya ujya gusenga akakubwira ati ibi ni ibiki uri kunzanamo. Ibaze ko n'Imana yagiye itanga amategeko yaba ari muri Bibiliya, nk'abantu mwizera Bibiliya simbizi, byanze bikunze hari amategeko ugenda usoma ukabona ikintu Imana yagiye ibuza, ukavuga uti kwiba birabujijwe, kwica birabujijwe, gusambana, ibindi bya bigiye bitandukanye, kora gutya kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, ariko nibyo ngibyo babirenzeho kandi ari Imana yabaremye. Urundi rugero, umubyeyi abyara umwana akavuga ngo uyu mwana ngiye kumwirerera, mutoza imico, mutoza uko azifata kugira ngo ubuzima bwe buzagende neza, nzamurihira amashuri, nzatuma yiga ahanahana, ariko n'ubundi igihe kiragera uwo mwana yamara kubyimba yumva amaze gukura neza, bikageraho akamunanira. Rero wowe niba uwo muntu atari mama wawe, niba atari papa wawe, niba atari umwana wawe, ndetse nabo banakunanira, ndetse ukaba unabizi yuko n'Imana nayo ubwayo batayubaha, ubundi urakenera ko abantu bakubaha cyangwa bagukunda kugira ngo bigende gute? Ni byiza, ibintu ni abantu nk'uko nabibabwiye, abantu kugukunda ni byiza, ariko se mu gihe batagukunze cyangwa batakunze ibintu byawe, ukeneye kwisavayivinga wowe ubwawe. Nta muntu rero ukeneye kuvuga ngo uriya muntu natabifata neza
ngo ndahita mbireka. Buri muntu wese afata ikintu cyawe neza bitewe n'icyo akigereranyije nacyo. Ubwo niba wenda abona ibintu byawe abigereranyije n'ibya runaka atari byiza, shaka ukuntu nyine wongeramo wongeremo twa turungo kugira ngo ibintu bigende neza. Niyo mpamvu rero dukeneye ikintu kidutera imbaraga buri munsi, hato ejo utazasanga ngo warwaye ama depression, ngo warwaye ibintu bigiye bitandukanye, igakwikontorora kandi no kuniga amarangamutima yawe mu gihe azamutse akubwira yuko ibyo bintu ugomba kubivamo, ugomba kuvamo ngo ukarivinga ukajya mu bindi bintu. Akenshi no kujarajana nicyo usanga gituma abantu nyine umuntu akayoberwa ibintu arimo, ugasanga arashaje, umubaza ngo ukora iki akakubura ikintu akora. Ariko buriya niba waratangiye ikintu, waratangiye urugendo, ndetse gushakisha ikintu, ibanga ririmo reka mbivuge, gushakisha ikintu kuri iki gihe bisigaye biba nk'ubwiyahuzi. Ibaze ko usigaye wizirika ku kintu ukihoma ku bantu batanagukunda kugira ngo bagufashe, ariko ugasanga hari undi muntu uvuga ngo ngese ngo abantu nibanyanga biragenda gute, ngese abantu nimbabaza ngo ibi n'ibi nibansubiza biragenda gute, ese abantu nibansubiza ko ibintu batari byanjye biragenda gute, niba byanga ntibabyange nyine. Abantu ni benshi ku isi, ntabwo azabura ugukundira ukuri. Niyo mpamvu ugomba gukomeza ugahatana paka kugeza ku ntambwe ya nyuma. Ikindi, nawe ku giti cyawe urabizi neza yuko hari abantu udashima, hari abantu udakunda, hari abantu nawe ushobora kubona ugahita ubabwira ati ibintu nimubyihorere ukabaca intege, ariko ntibivuze ko ku ruhande hari abandi bantu batabashima. Ikindi, hari abantu noneho wowe uvuga ngo aba bantu ariko bameze neza, ibintu byabo bakora ni byiza, byanze bikunze hari umuntu uvuga ati wana appreciate ibintu byawe narabishimye, ariko ntibivuze ko ku ruhande hari undi muntu ubigaye. Niyo mpamvu rero utakagombye kuvuga ngo niba umuntu agaye ikintu cyawe cyangwa ngo abantu bose bumve ko bazakuhera perfect, ibyo ntabwo byabaho. Akenshi rero iki kizami gikunda gutsinda abantu benshi, ugasanga amarangamutima azamukanye, umuntu arapanitse, atonganye n'abantu, abantu bose bagize abanzi, abantu bose bisize mu mutwe. Buriya twigeze gufata isomo ry'ukuntu niba ibintu bikunaniye cyangwa niba uri kubona nta muntu ugufasha, gerageza wifashe wowe ubwawe, kuko ibintu iyo bigishoboka birakunda. Ariko nutegereza ngo abantu bazamfasha, nzategereza igihe cya nyacyo, ibiki n'ibiki, ni wandi ujya kureba ugasanga nyine iminsi yaraguseye cyangwa imyaka yarakujyanye. Niyo mpamvu rero niba nawe ugufasha, gerageza wifashe. Ikindi kintu kandi, niba wowe ku giti cyawe uzi ko nawe hari ibyo udashima by'abandi bantu, umva yuko nawe hari ibyo batazashima. Ntabwo hazabura umuntu ugukundira ibyawe ukora, gerageza ubikore, kandi ibintu bizajya bigenda neza. Mujye mwibuka gusenga, ngo ndakwibabwira kugira ngo nyine dukomeze twiragize ja, kubera ko byose niwe ubitubashisha, nta kintu twakwishoboza adahari. Njye nsoza mbashimira buri gihe, by'umwihariko mwe mwakoze subscribe, kandi nawe niba utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze twagure iki kiraro kiduza n'amakuru, amasomo ndetse n'inama za buri munsi, kugira ngo dukomeze twavanse mu mitekerereze ndetse n'imyitwarire ikurura abantu n'amafaranga. Wifuza gusobanukirwa neza amategeko akurura amafaranga, kora subscribe kuri Bridge Link Finance. Ndabashimiye mwe tuba twakomeje kubana, ibiganiro nakagaruka. Ngende Kivu wese, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao, no mukanya n'ibindi biganiro ndaje dukomeze. Gusa ikintu nkubwira no kwiga kwikavaringa, kwiga kwica amarangamutima mu gihe azamutse akubwira yuko ibintu ugomba kubivamo. Murakoze, reka tubonane no mukanya. Ciao ciao.